ukennye ubukira mu kavure, utuye abantu bose bakennye, abatagira icyo bambara, abarya bibagoye, kugira ngo ubereke impuhwe zawe, komeza utabara imbaga yawe. Yesu, 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 Yesu wabambwe ku musaraba uzira ibyaha byacu, turakwinginze uhe buri wese kumenya icyaha cye, uduhe ingabire yo kwicuza gushyitse ndetse no kureka ibyaha burundu, komeza utabara imbaga yawe. Yesu, 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 Yesu. Yesu uruhanga rwawe barutoboje amahwa, uri murengerange n'abandi, utuye abantu bose bababaye banze kurekura izina ryawe, ndetse n'abarwaye umutwe udakira, komeza utabara imbaga yawe. Yesu, 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 Yesu urubavu rwawe barutoboje icumu, ruvamo amazi n'amaraso, utuye abantu bose barwaye ibihaha, umutima, hepatite n'izindi nyama zo mu nda, komeza utabara imbaga yawe. Yesu, 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 Yesu nyirimpuhwe, ibiganza n'ibirenge byawe babitoboje imisumari, kubera urukundo n'impuhwe zawe, utuye inkomere n'abafite imvune z'ubwoko butandukanye, komeza utabara imbaga yawe. Yesu, 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 Yesu wamaze iminsi 40 n'amajoro 40 utarya utanywa, ngo utuye abashonji n'abafite inyota, haba kuri roho ndetse no ku mubiri, komeza utabara imbaga yawe. Yesu, 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 amaraso yawe niyabasha gusukura roho zacu,
akanadukingira amakuba n'imitego ya shitani, kandi yamenewe abantu bose, utuye abantu bose ubaye kukwemera dukire, komeza utabara imbaga yawe. Yesu, 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 Yesu. Nakwizera Yesu, ndagukunda Yesu, ibyanjye byose biri muri wowe. Hari impamvu ibintera uko ni kose, uwo ni we wese biba kuri wowe. Nakwizera Yesu, ndagukunda Yesu, ibyanjye byose biri muri wowe. Waranze mwami wanjye, waranakubiswe, urabamburicwa ngo mbeho ukundi. Nakwizera Yesu, ndagukunda Yesu, ibyanjye byose biri muri wowe. Ni kenshi mbikirara erezera undeba, ukansanga umunsi ukangarura iwawe. Nakwizera Yesu, ndagukunda Yesu, ibyanjye byose biri muri wowe. Yesu mwami wanjye, nagusanze mbabaye, unsanganiza urukundo rwo muri wowe. Nakwizera Yesu, ndagukunda Yesu, ibyanjye byose biri muri wowe. Yesu mwami wanjye, ni kenshi unduhura, iyo nemerewe ni wowe untabara. Nakwizera Yesu, ndagukunda Yesu, ibyanjye byose biri muri wowe. Utuye ibyanjye byose, uhaye abanjye bose, ubakire Yesu, babe muri wowe. Nakwizera Yesu, ndagukunda Yesu, ibyanjye byose
wacu Yezu Kristu uko bwanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu aragenda maze yambuka umugezi wa Sedroni ari kumwe n'abigishwa be. Bagera mu murima wari hafi aho hantu Yuda wajyaga kumugambanira yarahazi, kuko yakundaga kuhaza aherekejwe n'abigishwa be. Nuko Yuda amaze kubona abasirikare n'abandi bantu, yari yatse abatware b'abasaserdoti n'abafarisayi, abarangaza imbere abageza aho hantu. Hari bitwaje amatara n'imuri n'intwaro. Yezu nanone yarazi ibyo agiye kugirirwa byose, nuko azabagana arababaza ati, murashaka nde? Baramusubiza bati, Yezu w'i Nazareti. Yezu arababwira ati, wamugambaniye akabahagararanye nabo, ngo amare kubabwira ati nijye, basubira inyuma bagwa hasi. Yongera kubabwira ati, murashaka nde? Barongera bati, Yezu w'i Nazareti. Yezu arabasubiza ati, nababwiye ko ari jye. Niba rero